Yes, ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, niko ubuzima bugenda. Kora cyane uyu munsi biranga, ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nkuzaniye amakuru agezweho muri aka kanya. Amakuru atugeraho nonaha agera kuri Iris Rwanda TV ni amakuru aturuka mu karere ka Rubavu avuga ko umukozi wa Ritiko yagonze mugenzi we ahita yitaba Imana. Ni impanuka yabaye mu buryo butunguranye ndetse batanabishatse. Ibaza impanuka yabereye muri gare, kwa kundi umushoferi aba ari gushyira imodoka mu mwanya wayo bikarangira agonze mugenzi we akitaba Imana. Turaza kukubwira uko byagenze ndetse n'abandi bose babigiriyemo ikibazo muri iyi mpanuka, nibyo turaza kukubwira muri aya makuru. Ni mu gihe cyo kandi mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi impanuka y'imodoka yakomerekeyemo abantu 7. Aha ni mu karere ka Rusizi. Aya nayo ni amakuru ari kuzamuka aka kanya atugeraho nonaha rwose mu karere ka Rusizi. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka mbanze ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, ariko kandi niba waranayikoze wibuke gufungura notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, muhaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Tugiye guhera mu karere ka Rubavu, aho umukozi wa Ritiko yagonze mugenzi we ahita yitaba Imana. Ni amakuru azamutse mu masaha y'umugoroba rwose, ku isaha y'isa 9 nibwo aya makuru yatangiye gucicikana. Maze twebwe nka Iris Rwanda TV tukimara kubimenya twifuza kuba twakubwira byinshi bijya mbere. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Gicurasi, umuyobozi wa Ritiko muri gare ya Rubavu yagonze mugenzi we bakorana ahita yitaba Imana. Abari bari muri gare babwiye Kigali Today ko Furaha usanzwe akorera Ritiko yagonzwe n'umuyobozi w'iki kigo mu karere ka Rubavu warimo asubira inyuma ashyira imodoka mu mwanya wayo ngo ihe inzira abagenzi ndetse n'abari bari kugenda bashobore kuba bajya muri iyo modoka. Umwe muri bo yagize ati manager yamugonze atabishaka, ubwo yarimo asubira inyuma aramukandagira arakomereka, ariko ageze kwa muganga ahita yitaba Imana. Umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda yabwiye Kigali Today ko impanuka yabaye saa 1:20 za mu gitondo, ubwo uyu muyobozi yashyiraga imodoka ku murongo ngo ijyemo abagenzi. Agira ati ibyabaye ni impanuka, ariko turasaba abantu kwirinda gukinisha imodoka, cyane cyane turabwira ba Kigingi n'abandi babona umushoferi avuye mu modoka bagahita bayijyamo bakayitwara. Umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda avuga ko uretse kuba iriya mpanuka yabaye muri gare ya Rubavu ngo hari izindi mpanuka ziba ahaparikwa imicanga. Asaba abantu kwirinda gukinisha imodoka. Umushoferi agomba kuva mu modoka ayishyize mu mwanya wayo, kandi ngo nta wundi ugomba guhabwa konake ngo atware iyo modoka. Nubwo umuyobozi wa Ritiko mu karere ka Rubavu yagonze umwe mu bakozi be, asanzwe afite uruhushya rwo gutwara imodoka ariko rutari urw'imodoka yarimo atwara. Ibi rero bikaba byagiye bitungura benshi, bakibaza bati ni gute umuntu usanzwe rwose azi ibyo gutwara, ni gute umuntu wari usanzwe atwara imodoka ufite n'ibyangombwa yagonga umuntu, noneho atari no mu muhanda, atari ukuvuga ngo habaye ambutiyaje kwa kundi umuntu aba ari gukata. Ariko nanone hari igihe ugenda nko muri gare ugasanga cyane cyane wana mugani nka ba Kigingi, ugasanga hari ukuntu imodoka bayiciye amazi, ugasanga niba shoferi agiye gukata ntiyamuha umwanya, ahubwo ari gushaka nawe kuyikatiraho ako kanya direct, ntiyashobora guhunga imodoka nyine ngo arabizi ngo kuko ari gukata ngo ntiyamugonga ngo baraziranye. Kandi nyine burya hari igihe ashobora kuba atakubonye. Ni nako byagenze kuri uyu wagonzwe, ntabwo bari babashije kumubona, maze uko yakataga imodoka agenda asubira inyuma birangira amukandagiye. Shoferi wari utwaye nyine atinda no kubona ko yakandagiye umuntu, arakomeza aramukandagira, ari nabyo byaviriyeho uyu nyakwigendera nyine kujyanwa mu bitaro ari intere, maze agerayo yapfuye. Ibintu byagiye bibabaza benshi, nk'uko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu binyujijwe muri polisi bwabitangaje, ndetse polisi yihanangiriza abaturage by'umwihariko abantu bakunda kugenda muri gare baba bagenda nk'aho batari mu muhanda, bakwiye kubaha gare, niko ubuyobozi butangaza.
benshi ntabwo bubaha gare kuko hari ukuntu ubona umuntu yagiye mu muhanda muri gare arimo aragenda uko yiboneye kandi imodoka ni nyinshi ziri kugenda ariko ngo kubera ko ari muri gare ngo ubwo ntayamugonga, kandi hari ubwo umuntu uba uri gukata aba atari kureba abantu bose bari kugenda ahubwo baba bari kureba umuhanda w'imbere, ugasanga niba wagiye inyuma yayo nta mwanya wigeze usigamo kandi uri inyuma ntari kukureba, ubwo yafata feri cyangwa yasubira inyuma kwa kundi aba ari gukata ugasanga aragukandagiye. Rero nawe ujya ugenda mu modoka uramenye rwose ibibazo nk'ibi ntibizakubeho. Nyemerera aya makuru tuyakomereze mu karere ka Rusizi aho impanuka y'imodoka yakomerekeyemo abantu barindwi. Ku mupaka wa Rusizi habereye impanuka y'imodoka ya taxi itwara abagenzi yo muri Congo, yabuze feri inanirwa guhagarara igonga imodoka itwara amazi, abantu barindwi bakomerekera muri iyo mpanuka. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CIP Kayigi Emmanuel yatangarije Kigali Today ko iyi mpanuka yabaye tariki ya 7 Gicurasi 2024, ni ku munsi w'ejo, itewe n'imodoka ya taxi yo mu gihugu cya Congo yabuze feri iragenda igonga indi modoka itwara amazi yisanze aho yari iparitse ku mupaka imbere y'irembo irabirinduka, ariko ku bw'amahirwe nta muntu wapfiriyemo ndetse nta n'umuntu wari uri muri iyo modoka. Ati iyo taxi yarimo abantu barindwi yari ivuye Bugarama igiye Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kubera umuvuduko wo kurwana n'amasaha yo kuba yambutse umupaka, yabuze feri ananirwa guhagarara agonga imodoka itwara amazi yari iparitse imbere y'irembo. CIP Kayigi avuga ko abantu barindwi bakomeretse bikomeye bahise bajyanwa kwa muganga ngo bitabweho n'abaganga. CIP Kayigi atanga ubutumwa ku bantu batwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse no kugenda neza kuko atari wenyine mu muhanda, ko haba harimo n'ibindi binyabiziga mu nzira, bityo ko bagomba kubaho rwose bitwararika. Ati icyo tubasaba ni ukubahiriza amategeko y'umuhanda no kwirinda kuwugendamo nabi, kuko iyo hatabayeho kubahiriza ibyo byose bituma habaho impanuka nyinshi. CIP Kayigi avuga ko abatwara ibinyabiziga bagomba no kwitwararika ibinyabiziga byabo bakabitwara neza ndetse bakabikorera igenzura kugira ngo igihe bari mu muhanda bidateza impanuka abandi bantu bawukoresha. Ibi bikunzwe kugarukaho kenshi nk'uko muri kubibona ku mashusho ari gutambuka muri iyi nkuru, ngira ngo murabona ukuntu izi modoka zagiye zigwa, ni uko nyine habayemo amahirwe iyi modoka yagonzwe ikaba itari irimo umuntu, usibye ko abari aho hafi nyine zagiye zibagwira maze bagakomereka bamwe muri bo, dore ko nk'uko nabikubwiye abarenga barindwi bamaze kujyanwa mu bitaro kuri iyi nshuro bari kwitabwaho kugira ngo harebwe niba ubuzima bwabo bwaba butagiye mu kaga, ndetse bamwe muri bo bikaba bivugwa ko bari barembye ku rwego rw'uko bashobora no kwitaba Imana, ariko Imana ishobora gukinga akaboko abangaba ntibaze kwitaba Imana. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Rwanda hari kuberamo impanuka kenshi cyane, kuko ku munsi w'ejo bundi abanyeshuri bakoze impanuka nabo, aho ubuyobozi bw'ishuri rya St Brigitte TCC bwatangaje ko abanyeshuri 16 bakoze impanuka tariki ya 5 Gicurasi 2024 bakajyanwa mu bitaro bya Kabgayi, ariko ku bw'amahirwe uyu munsi bakaba batangaje ko abangaba bari koroherwa. Ni impanuka yari yabereye mu murenge wa Kibanga ubwo abanyeshuri bo kuri iryo shuri bari bagiye kwitabira imikino y'amarushanwa amashuri Kagame Cup i Kabgayi mu karere ka Muhanga. Imodoka barimo yahiyase ikabura feri ikarenga umuhanda, abana bagakomereka ariko bidakabije, usibye umwe wavunitse imbavu.